I'm encourage you to make a subscribe on YouTube channel Abam TV. Like, share and comment for chat. Always winners. Kurikira Abami TV. Subscribe. Don't miss now. Nice keys on the beat. Sinzone ndetse sobanije. Ayavenda imbese ndetse bakunze byawe insanganye nabo. Ngo wirirwa nyicyajya. Inzara. Ahubwo nangeze ngozanye inzara ndende nk'izigisiga abo ngo wirirwa nyicyajya. Nirirwa nyinzara wowe wirirwa nyibusinzi. Ubwo ze ngo basenda amazi sha. Igumye wanike mikaka ngo ni imivune y'ibigori zingwa bari kukureba. Ibyo no wigisi nago bari ahubwo ngena mbuye ko ngiye kureba Max. Ndetse bya byo kubetinga ibishyimbo umubwira usimba bizabakora kama ari kukubwira kuko twabeze nk'igi one day bazakamera ari uruseme n'inzoga ikibazo ari urusingi inzoga sara abazimaze kupa iwanyu barazikupa. Oh my god wajya amazi ubu njye nk'amazi byatwa nkafa ahubwo ageranye kuri Max asubira mu kanya byumvise cyangwa batonze ko kamera ariko bangu hano se ni kwa sogenge. Yengo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho bibaha power. Aramutse. Kaba umeze utese? Max imeze bitese? Ihute wano ndi kukantu kamereye neza. Dance. Biri kwikata nyene muze gukata ishorongi. Izi saha no kwirirwa kuri ve mufaka. Do biri kugira ngo nabyo bigakata nkata bigenda. Eka nice tuganire cyane kukano kantu. Nimeze bitese? Ukute nk'ubu umutingito guraje gera imbere gato. Dore turoshe nshaka no kutuvuna. None se kamaze ngo baze bodi imbere byose. Amafaranga yanjye hari harakumeza giye. Oh my god. Konzi ko amafaranga yaraye ku meza hari. Amafaranga yanjye konzi ko yaraye ku meza. Aha. Mesiko nafaranga nigize mbona nta nupfu nta n'icyagera gatanu ngo nigeze mbona. Reka. Suzi ko najyaga kira muri bete nka bete ngana. Kari watubara muri iyi. Ujye kumwe ko amafaranga yanjye ugeze ubona. Ubabwira neza ko n'amafaranga yanjye ugeze ubona. Ase bro nawe ukire ndaye muduse. Wasanga wayizanye gete gucomora ko fizo zibazanara humwe. Ariko peti urabona irarishu nikoreye ku buryo ngiye uri kumbwira ngo nubwo indaya twaba twararanye amafaranga nakize ku meza ngana. Suzi ngano beze bagiye ubwenge. Wapi wanawe wasanga wayashize ntumenya wayashize. Ese nawe ibyo bintu siga bitegeza ko abantu b'inzobe nta bwenge bagira. Ntabwo kwitegeza gute se bro wanjye ari inzobe kandi ubwenge bwawe waje bwaje mu gatsinsino niho bwibere bo mumeze ngo uragandaje mbonyemo inzoka oya mvuze inzobe ese jye urabona afite ubumara mu bwonko hako anabujya arose abantu bitse bajya muri metisi ariko tuti ubonyemo imetisi ngewe usa nazo ubonyemo imetisi ngiye ko akurarama ejo ushobora kujya gasuzugura kamwe kare story bivemo by'amafaranga ejo najya muri bete none ngishaka kudufarash bijya akanye nibiye barasimbuye baratugiye ngo arese zani nkama amafaranga yanjye naho yajya bro wanditse bro amafaranga yanjye naho yajya amafaranga naho yajya wajya yo Aso wajya muratima se bavuye ubundi arazayivanga mu bintu by'abavandimwe oya wowe uraza wivanga mu bintu by'abavandimwe nkandi nase wowe uririmba ku buryo ziragambane Yesu ngengo zikimwe nose Petero ko yaramugambane ko ibyo ari ibya kera byarangiranye n'igihe cyo gukora mu mitana yereka abatarazi ngakuva urashaka no kumwita kagira uti kubundi imbesire ubundi wivanga mu bintu by'abavandimwe uracyenda washikenda soza muzagenda no kugaruka hano wowe ukirabonera daje Sama patenje nuko nariye ngene bamwe kujyana ngari byago ni kumva ikintu kiri gongongera mu aho ngaho byagiye ntabwo uri kubona kanye ni kunyera n'ibintu bantu bo bayikese gayuruki no mu mitsatsi byagiyemo kandi ko bafatanyije nta nariye mwana sibo banakikurira bavuga ngo
n'abandi kureza wese nta maboko ugira uzi ko bankubisirije ngumbarira guhinguka iyo bakubita se ndi kumana udusimba turi kuzenguruka no mu mutwe hose ubundi reka mugire ntufate agahungu ugakenyera uhita uzana imbaraga nyinshi ubwo uzi nuko wazanye tebuka ukanzane haraye imbaraga nkubwire kanjye kutuzana ndaje dore ngo tunatuzanye ndore urabakubita ubundi bagukubise uri kureba ubwo se umuntu ufite imbaraga baramuhagarika ni ibinini none ntabwo nica umuntu ushaka umfatanyije nuko ntayishana naje mu rambura iyo ugenda ateruwe n'amashashi bro reba wa muhambi kiragarutse sha ni ibiremwa by'imana yashyizeho bibaha pawa wowe ntabwo wumva wowe mpamvu utegeye ntarajya none se ako nawe rero ngiye kubareba atanabeza wowe ujya gutwesa usesa na bene wanyu wowe urashaka kurwana wowe ariko si kutuzura koko wankubise ufatiranye nuko nyine niteguye umaze kugira ibisatsi bimeze nk'ibya petero kandi yezu umwana w'imana ntabwo mbikuremo ntabwo mbikuremo ko nyine nabyemeye ariko mwana uretse kunyibikira mwana ukareka kumfatirana neza ngo njye ndi kukubikira wowe kunyibikira urabona wowe wambasha peti wowe wambasha wowe urabona wowe wambasha wowe njye nakubise ngashanuza nkubita n'amasazi 10 gari gapfuye urabona njye na peti furawa nkurushe gapfuye amasazi gari gaguye ku mavuta urangije gapfu amasazi wihereye wihereye oya uzagaruka hano noneho yemwe satani ni ibiremwa by'imana yashyizeho bibaha pawa no kugenda byazanye gutekereza nk'imodoka itagira esanse kubera bangurisa ugarutse uri kura none wowe bigenze afanse mani wowe uzi ko ungize jorije umwana umbaye ibigoyi ngo nagira imbaraga yo kubona umwana ntabwo wigize imbwa rero ariko zibaye ahubwo kure bijya kugenda ngiye no gusubira ngenda icyo n'umuntu kugira noneho baragihitana barakica nabyukanye mwakupe yego satani ni ibiremwa by'imana yashyizeho bibaha pawa